Tubanje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu, abantu bakurikiye channel yacu Shumbusho Alphonse Official. Tunejejwe n'Imana kugira ngo tuganire, tuvuge ku bijyanye n'ibyiza, ibitangaza Imana yagiye ikora, ikabikorera muri Diocese ya Shyogwe. Mu by'ukuri kuri izi tariki 16 z'uku kwa kabiri wari umunsi w'ibirori mwiza, wari umunsi wo kunezerwa, wari umunsi wo kwishima, aho byagaragaye neza yuko Musenyeri Dr Kalimba Gerard yakoze ibintu bikomeye cyane: kubaka amashuri, kubaka insengero nziza, gukora ibikorwa bitandukanye, inyubako zijyanye n'igihe, ndetse no kugenda yagura itorero mu gihe cyose yagiye ayobora muri iyi myaka 27. Rero ni umubishopu w'indashyikirwa mu bikorwa yakoze, kuko nta wundi mubishopu wigize yakaba yabikora, cyane yuko muri Diocese yari umubishopu wa kabiri uyoboye Diocese ya Shyogwe. Byari ibintu rero byiza, ubona ko bishimishije, ubona ko abantu babukereye, ubona ko abantu bafite inyota cyane yo kumva amateka n'ibigwi. Rero yaranzwe n'ibigwi byinshi kandi byiza, aho abari bahari bose bavuze batari ko uyu mubishopu Dr Kalimba Gerard yakoze ibintu byiza by'indashyikirwa. Muri make uyu munsi wa 16 waranzwe n'ibintu bikomeye cyane kandi byiza, bigendanye n'uburyo abaririmbyi bari bameze neza, ubona ko bitabiriye kandi ubona ko babukereye nk'abantu rwose banejejwe n'ibi birori. Ubonaga abapasitori bameze neza, nabo biteguye ibirori neza, abacidikoni, abandi ba bishopu. Ubonaga ari umunsi rwose, ubona ko ari umunsi mwiza cyane, unejeje cyane cyane cyane. Ubonaga aho abantu bagiye batanga impano zigiye zitandukanye, ukabona rwose byari ibintu biteguye kandi bifite gahunda, bimeze neza. Aho Bishop Dr Kalimba Gerard yahawe inka nyinshi zitandukanye, gahabwa impano nyinshi zitandukanye n'urugwiro rwinshi. Ndetse n'ikindi cyanejeje abantu cyane ni no guhabwa n'impano y'imodoka, impano y'imodoka nziza cyane kandi iteye ubwuzu. Rero uyu munsi wari umunsi udasanzwe ku bantu b'Ishyogwe, kandi wari n'umunsi ubereye ijisho ku bantu bose bari bitabiriye ibirori byose by'uyu munsi. Rero rwose abatari bahari, niyo mpamvu twavuze ngo reka tubakorere icyegeranyo kigendanye n'uyu munsi. Uyu munsi tubereke uko byari byifashe, uko byari byitwaye, n'abatari bahari barebe uburyo byari bimeze, kuko ahantu hose tuba tuhababereye, kandi kugira ngo tubafashe kugira ngo abantu bose bamenye ibiri kugenda bikorwa, ibiri kugenda biba cyane mu murimo w'Imana, kuko turabo yaremye kandi turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, kandi iyo mirimo y'Imana yiteguriye kera cyane kugira ngo tuyigenderemo. Ndabasaba rero kugira ngo dushyigikire, kandi mukora subscribe, mukora share na comment zanyu ni ingenzi, kugira ngo
nazo zitugereho, tugire ibyo tuba twahindura, tugire ibyo tuba twanoza neza, kandi n'amasengesho yanyu ni ingenzi cyane cyane cyane, kandi birakwiye ko dukora kandi tugakora umurimo w'Imana hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira aho umuntu atakibasha gukora. Rero Imana ibaha umugisha, cyane ko ibi birori byari ibirori bigendanye no gushimira umwepiskopi wayoboye diyoseze yacu ya Shyogwe, kandi uyu muhango wabonaga ko ari umuhango unejeje cyane, kandi noneho ikigeretse ku ibyo ngibyo yari ukumushimira imyaka yose ayoboye iyi diyoseze. Iyi diyoseze ayiyoboye igihe kingana n'imyaka 27 yose. Ubwo rero niyo mpamvu wabonaga abantu bishimye kandi banejejwe n'Imana kubw'imirimo yose itangaje Imana yagiye ikora, ikagenda ikorera ubwoko bwayo. Ibyo byose nibyo byari biteye umunezero mwinshi cyane 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 cyane. Reka rero numva icyegeranyo twari twateguye cyari icyo ngicyo, reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu, turagushimye kandi turaguhimbaje. Dusengeye abantu bose bakurikira iyi channel ya Shumbusho Alphonse Official, turabasabira mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umwuka wera akomeze kubaba hafi, kandi umugisha wawe ukomeze kubazaho, icyubahiro cyawe gikomeze kubagota, kandi ukomeze kurinda buri umwe wese ku rwe ruhande. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.